kibazo waciyemo, Imana yagiraga ngo ibikurwanya bisigare hehe mu kibazo. Igiyemera guca inzira mu kibazo kugira ngo ibiturwanya bisigare hehe mu kibazo. Iyo bacisha ahantu heza, Farawo ntiyago yari bupfe. Ariko yemeye, haleluya, kubacisha mu rupfu kugira ibyabirukanaga bisigaranwe n'urupfu. Kristo ino nyubako mureba hano, haleluya, impamvu mutarayibona, mwari mwigeze kudusetsa ngo haleluya talajando bose ngo ari ibyo biri hano bari gusukamo sima ngo biri kuzingwa. Impamvu n'abajya kubaka babehera hehe? Yanyweye sima cyari gutanga sima birimo biranywa. Ino nyubako mureba hano, Yesu nashimwe, Kristo yamaze kuyubaka yihereye. Turindiye ko izamuka ikagera hejuru mu mababi tukayitaha turirimba. Icyo musaba, haleluya, mushizeho umutima ngo muragihawe kandi muzagera gute? Muzakibona. Haleluya. Burya tubikorerwa mu mizi tukarindire ko bigera hejuru. Yesu. Burya abiduhereza hehe tukarindire ko bizamuka ngo bigere hejuru. N'abaturanyi bagire gute? Impamvu batayibona nuko imirimo ikiri hehe mu mizi. Tela sando pidevos shakuta na sando. Yesu nashimwe. Nshimye Imana iduhaye amahirwe yo kuba tugiye kuganira ku ijambo ry'Uwiteka yashize ku mutima wanjye. No butumwa Uwiteka yamaye tugiye kuganiraho. Natangaye cyane muri literaniro. Rafiki yatangiye abivuga ndabate se twavuganye. Umwigisha wabanje nawe abikomozaho. Mwene data nawe ahagurutse avanga adufitiye itangazo ngo nimuhumure, ngo turwanwa n'ibiremwa ari uko turwanira n'umuki n'umuremyi. Yesu nashimwe, haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kumva icyo Uwiteka avugana natwe muri literaniro. Data nahabwa icyubahiro. Yesu nashimwe, haleluya. Ndagira ngo ubwoba bushire mu izina rya Yesu. Ubwoba ni bushire, haleluya. Umutima wawe nutuze, umutima wawe nutuze, ubwoba ni bushire. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo haleluya. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo kura amaso ku byo ubona birumbaraye imbere yawe kuko Kristo yabyisha bihereye mu mizi. Vana amaso ku byo ubona birumbaraye imbere yawe kuko Kristo, haleluya, yabyisha bihereye hehe mu mizi. Nubwo ubona biriho ariko ntabwo biriho bitariho, kuko hari Kristo. Tumukomera amashyi menshi, haleluya. Hari Kristo wabyisha bihereye hehe mu mizi. Kura amaso ku byo ubona birumbaraye imbere yawe kuko Kristo yabyisha bihereye hehe mu mizi. Haleluya. Kristo ni igitangaza. Ajya byica abihereye mu mizi bigakomeza bikibwira yuko bikiriho, ukakibona kirarumbaraye kandi buri yacimuye kitagize gute. Ajya yimura imisozi itabimenye. Tumukomera amashyi menshi cyane uyu mugabo, haleluya. Ageze akagera ku musozi, uyu musozi urumbaraye kumva uracyako bati sinzava ahangaha, kumva nta cyawuhakura. Ariko Kristo akaza akawimura utabimenye, akawubikana uburakari bwinshi. Mara ni igitangaza. Imvura iraguye inyibutse ikintu kimwe. Imvura yegeze kugwa mu myaka ishize muri 2018. Yego, yaraguye. Ya mvura yaguye igahitana ibintu byinshi, igatwara ibintu byinshi, ukayuko amazu yaguye. Ari ahantu bamwe ku makuru berekanye umusozi wimutse. Mwarayibonye? Nabo basige baburana se aha ni mukwanya ni mukwawe, wimukanye ibishyimbo bimanuka bituzi gw'abandi. Hora promotse uratsuka, wimukana karima k'ibishyimbo karimuka. Icyo gihe aho narindi ndi gukorera, ibirombe byangoye mu mabuye y'agaciro, ibirombe byangoye amazi menshi cyane bikaza bitangira kuriduka. Naho no mu nzu nabagamo yari muri icyo kigo nakoreragamo, nijoro nibwo Imana yambye ati ngo Imana indinze urupfu inzinguyeho. Abatese yango gute?
Hata cyangwa buri muntu ashobora kuba avuze ku by'ibirombe aribyo nzajya mu bikango akaba byitiranyije n'inzu. Ndyamye ko numva inzu irakatse, ndebye mbona aho ndyamye hitse, kumbe mu kuzimu aho baciye bacukura byaguye birika haramanuka, mbona ngiye kumanuka neza, nayisohotsemo njya muri ofisi nirukanga, ngiye ko nambona inzira ridutse neza iricaye, ndavuga ati karabaye. Ndanje ndasenga, imvura inyibukije akana, ndasenga mbaza Imana, se Mana iyi mvura kiri icyambere, imvura itwiciye akazi, napfushije abakozi bahasi, hapfa abakozi bagera kuri 5 bibaguyeho. Daravanwa hanyuma se Mana yanjye, iyi mvura ko mbona iri gukora ibidasanzwe, ubundi no mvura yifitemo iyenyongo. Imana imbwira ijambo riranangaza cyane, irambira ngo nta kintu kimwe ijya ngorera guhomba. Ngiyi mvura inzinguriye abakobwa banjye bari barazinzwe, bari buzapfe batabyaye cyangwa badashatse. Ndavuga ati gute ngatu hari ibiti by'ibitsitsi byatewe na basogokuruza babo bumvaga ko bidakorwaho, ngariko natumye intumwa yanjye y'imvura irabindandurira byose, iragenda irabyoreka. Hari ibintu bari baratabye ngo naratunguye cyane, nagiye mbona ngabona imigende yaje, ngari ibintu bari baratabye abahanuzi batari bujye gutaburura, ariko imvura yabinaburuye irabinjyanira. Ngo bamwe bagiye gutungurwa, bamwe bashaka, abandi bakora ubukwe, abandi bamererwe neza, ngo ababikoze bazakomeza bicare bazi ko umuti wabo ukiri gukora. Kandi nta muhanuzi uhageze, nta muntu uhageze, Imana yohereje imvura gusa. Itikomera amashyi, ijya yimura imisozi itagize gute, itabimenye. Bya bindi by'iwanyu mwatinye gukoraho, bya bindi by'iwanyu mwatinye kunyeganyeza, tinawakora ko ibingibi n'iby'iwacu bikoze wasara. Imana ifite ingabo ziza zikabyimura bitabimenye. Wabikoze akibwira ko bikiriho kandi byaramaze kugira gute, akagera aho yabitabye biracyariyo, kandi Imana yatumye y'imvura. Imana ni igitangaza. Rero nje kukubwira ngo kura amaso ku byo ubona birumbara imbere yawe, kuko Uwiteka yabyisha bihereye hehe. Reka dusome ijambo ry'Imana twihute. Tugiye gusoma Mariko 11 umurongo wa 20 tugeze kuri 24. Mariko ni page 48 mu isezerano rishya. Mariko ibice 11 umurongo wa 20 kugeza kwa 24. Twumva icyo Uwiteka avugana natwe. Haleluya, Yesu nashimwe. Twahageze, ndabona impapuro zitakiri kuvuga, ndabona twahageze. Haranditse ngo bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye hehe. Byume bihereye hehe? Tatashimwe. Babona wa mutini wumye uhereye mu mizi. Petero yibutse ibyaho aramubwira ati, mwigisha dore wa mutini wumye, wa mutini wavumye wumye. 22 Yesu aramusubiza ati, nimwizere Imana. Haleluya. 23 ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka, ari ibintu tugiye kubyira bidushingukeho mu izina rya Yesu. Aho muranyumvise? Umuntu wese wagira kwizera wabwira uyu musozi ngo ati gira gute, agira ibibashinguka mu izina rya Yesu. Twakomeze. Utabwe hehe? Mu nyanja. Nashidikanye hehe? Mu mutima we, yizeye yuko icyo agize gute avuze gikorwa, yagira gute yakibona. Anishimwe. 24 nicyo gitumye mbabwira ni ibyo musaba byose mubishize iki umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Nicyo gitumye mbabwira ni ibyo musaba byose mubishizeho iki, ngo murabihawe, ngo kandi muzagira gute. Ariko diri hano hantu ngira ngo dufungure twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Ibyo musabye mubishizeho umutima mugize gute, mugize gute, murabihawe kandi muzagira gute.
hano harimo ibanga ryacanze abantu, harimo ibanga ricanze abantu kuri 24. Harimo ibihe bibiri, ndabihawe turabihawe, ariko nzagera gute? Hari ahantu tugiye gufungura rero muhumve neza. Imana ni igitangaza. Nje kukubwira ngo vana amaso kuri ibyo ubona birumbaraye imbere yawe, kuko uyu mugabo twiringiye yabyisha bihereye hehe? Mu mizi. Nubwo ubona bihagaze bitariho, yarabirangije, nta mizi bifite. Katugaruke kuri iyi nkuru dusomye. Yakunda kubwira abagenzi banjye ngo wica igihe yakwica n'umuntu bakanseka, igihe turacyubahiriza neza. Haleluya, Yesu nashimwe. Dusomye inkuru hano muri Mariko, uhereye hejuru, nanze guhera hejuru maso ngo Yesu avuma umutini, nanze kwahera ndayo mbivuga mu magambo twihutishije. Anga Yesu ngo yarayigendera n'abigishwa biwe, bageze mu nzira babona iki? Umutini, igiti cy'umutini. Ngakibonye gitohagiye, haleluya, agira ngo gifite imbuto, agira ngo ari ikintu kibitseho. Akigezeho agishaka imbuto, aragikabakaba arayibura. Hanyuma Yesu arakibonye arababara, arakivuma. Ati ndakuvumye, ntazigire uzigere wongera kurya ku mbuto zawe iteka ryose. Haleluya. Yesu uri murera imbuto. Ese turi kwera imbuto? Turi kwera imbuto. Reka umihute marenge kuko sungendiriye cyane kuko bamaze kutwatuza. Haleluya. Akimara kuvuma cya giti, Petero arakirabona cya giti kiracyabiri kwa kundi. Kiracyatohagiye, kiracyafite amababi meza. Cya giti kiracyafite ibibabi byiza by'ibitohagire. Hanyuma baragenda, nubwo cya giti cyasigaye gihagaze kimeze neza. Kristo ari ijambo yari yavuze. Haleluya. Nubwo cya giti cyasigaye kigihagaze kibwira ko kikiriho, ariko ari ijambo Yesu yari yagize gute? Yavuze. Icyo Yesu yakoze ni iki? Iki twica twebwe abana b'abantu tuzi kujya guhangana n'amababi. Wirwana n'amababi, urahungura ibabi ejo hazamera irindi. Tuzi kurwana n'amashami, wirwana n'amashami, uracira ishami ejo hazamera irindi. Kristo icyo yakoze ni iki? We yavumye mu mizi, nago yigeze avuma amababi. Haleluya, tumukomera amashyi Yesu. Nago yigeze avuma amashami. Haleluya. Icyo yakoze ni iki? Yavumye hasi ku isoko y'ikibazo. Dushime Yesu ujye uvuma isoko y'ikibazo ku buzima bwawe. Yesu aje kuvuma isoko y'ikibazo ku buzima bwawe. Mwigira ubwoba. Yavumye mu mizi. Hanyuma ba Petero n'abandi bigishwa babona Yesu ntacyo akoze, babonye nk'aho akoze ubusa. Barareba babona sipo aravumye, n'ubundi kiracyatoha, yakoze iki se? Bumvaga hari ngo yagikubita kikata cy'uwo mwanya cyangwa kikata kiranduka, ariko yarakivumye arigendera, yarazi icyo akoze. Ndagira ngo ubwire, izera Imana izi icyo yakoze ku buzima bwawe. Izera Imana izi icyo yakoze, burya ivugana nawe izi icyo yakoze ku buzima bwawe. Nima bije muri ryacu byango umuntu wese hano kuri 22 nibwo Yesu yasavuga ati nimwizera Imana. Katwikomereze. Hanyuma ngo bukeye bwaho, nago byatinze, bukeye bwaho kuri 20 no tugeze, ngo bakigenda babona cya giti cyamaze kugira gute? Kuma. Dukomera Imana amashyi menshi cyane. Ari byari bimaze imbihe ku buzima bwacu bigiye kuma. Nago bisuma bihereye mu mababi, ahubwo Kristo bigomba kuma bihereye hehe? Mu mizi. Haleluya. Impamvu wabonye bigihagaze ukagira ngo ntacyo Imana yakoze, nuko burya yabyiciye hehe? Mu mizi. Rindira bihigihe, rindira gato kwijambo ry'Imana tubye ngo icyo musaba, haleluya, mushizeho umutima ngo muragihawe kandi muzagera gute? Muzakibona. Haleluya. Burya tubikorerwa mu mizi, tukarindira ko bigera hejuru. Yesu. Burya abiduhereza hehe? Tukarindira ko bizamuka ngo bigere hejuru, n'abaturanyi bagire gute?
impamvu batayibona nuko imirimo ikiri hehe mu mizi. Tela sando pidevons shakuta na sando stayo pine. Impamvu batarabibona birimo birakorekera hehe. Twongere tumugirire icyizere. Pepe ya Bwana, haleluya haleluya haleluya. Tumugirire icyizere. Turugushaka ko bigaragara kandi bikiri mu mizi. Urashaka kubigaragaza hakiri kare. Oya, uretse gato. Ibyo usabye wizere kugize gute ubihawe. Kandi uzagera gute? Biracyari hehe? Burya byandi yakwirukansaga yamaze kubikemurira hehe? Ubwo bani bushire. Ubwo bani bugira gute? Turi kubaka hano. Kristo inyubako yamaze kuyubaka hehe? Turindiye kizamuka gato gusa. Bive mu mizi. Muzabona tuzayitaha. Iri hehe di? Ya nyubako nziza iri. Wa nyubako nzagutaha. Kristo ino nyubako mureba hano. Haleluya. Impamvu mutarayibona mwari mwagize kudusetsa ngo haleluya talajando bose ngo ari ibyo biri hano bari gusukamo sima ngo biri kuzingwa. Impamvu n'abajya kubaka babehera hehe? Byangweye sima byazi tumaze turacyari gutanga sima birimo birangwa. Ino nyubako mureba hano Yesu nashimwe. Ndakumva papa. Kristo yamaze kuyubaka yihereye. Turindiye kizamuka ikagera hejuru mu mababi tukayitaha turirimba. Hanga zukanga ariho bazansezeranira. Nibiratsaba ngo nyubake vuba kugira ngo no bansezeranira. Urubyiruko ngaha mwese mutere haleluya urubyiruko. Ndabashaka amafaranga yo kubaka urusengero rw'Imana. Aha niho tuzabasezeranira. Hano dusezeranira. Nibaze ngiye ntago bazansezerera mu hano ndabibabwiye. Ndi nyirimo hano bazansezerera. Kandi nigitanga nitunapfa ninapfa muzansezerera. Ko mugize ubwo bose baradusezeranira bakanadusezerera. Haleluya. Kristo yabyubatse abihereye mu mizi. Tumugirire icyizere ubwoba nibushire ku buzima bwacu. Nese ubona nzagumirwa se? Rwubake vuba kujya badusezerana. None ndarahiye to ukuri kwishobora byose nago muteze kunsezerera mu hano. Ni mu hano. None se nyirobona nakuze ndezereka. Eka twigarukire. Aho Yesu ari imitima iracya. Kirangana ko Yesu ari imitima iracya. Yesu nashimwe. Haleluya. Witega ubwoba ivugana nawe yarize icyo yagize gute yakoze. Nimba ari Imana yakubwiye yizerize icyo yakoze ku buzima bwawe. Haleluya. Nimba ari cyo wavuganye nayo yizera ari cyo yakoze ku buzima bwawe. Impamvu utarakibona nuko yabihereye mu mizi. Rindira gata bizamuke bigere hejuru. Umva tuzagufasha kubyamamaza. Yesu. Twifashije kubisire rero gatoya abisire ndabakunda cyane. Bari kuva mu Misiri muri Egiputa bataha. Ari ahantu bageze ku nyanja itukura. Kristo yakoze ikintu kidasanzwe. Igikoreyemo hasi. Bageze ku nyanja itukura. Mose cyagera bakubita ari nyanja itukura. Bavuze ati se Mana turabigenza uti Imana ati musubire inyuma gato mubamba amahema. Basubira inyuma gato babamba amahema. Imana igenda isanga Farawo iramushuka ati Abisirayeli babuze inzira birukanke ubafatire mu nzira ubicire mu butayu. Farawo yiruka abonye Abisirayeli bicaye babambye amahema babuze inzira aravuga ati ndabafashe birarangiye. Kumba Imana yagira ngo ikura agasuzuguro k'abadayimoni mu matwi y'Abisirayeli. Iyo bagenda Farawo akiri muzima bari kuzagera ikanani bakikaye ko Farawo yakoze ubwato akambuka akaza kubasubizayo. Imyaka 400 yari myinshi. Bari kugira ngo bakure urusaka inyuma yabo irusibe neza. Itegura operation nziza yo kubacisha mu kibazo kugira ibyabarwanyaga bisigare mu kibazo. Aho se uranyumvishe?
burya cya kibazo waciyemo Imana yagiraga ngo ibikurwanya bisigare hehe mu kibazo, igiyemera guca inzira mu kibazo kugira ngo ibiturwanya bisigare hehe mu kibazo. Iyo bacisha ahantu heza Farawo ntiyago yari bupfe, ariko yemeye haleluya kubacisha mu rupfu kugira ibyabirukanaga bisigaranwe n'urupfu. Ndababwiye ngo Imana yemeye haleluya, yemeye gucisha Abisiraheli mu rupfu kugira ngo ibyabarwanyaga bisigaranwe n'iki? N'urupfu. Kuko Imana ica inzira hose nayitagucisha. Vana ubwoba, ndagira ubwoba bushire, twizere Imana. Ubwoba nibugire gute? Nibushire, twizere Imana. Bageze ku nyanja itukura basubira inyuma gato, Imana yabasubije inyuma gato bakabona inyanja iracyari aho ngaho, bakajya ngo na operation iri gukorwa. Kumbe umurimo w'Imana wari ugeze kure. Reka se kambibarize nyine, naho nabisomye naratekereje, reka natwe dutekereze. Muzi ubujyakuzimu bw'inyanja, nase bambutse inyanja babanje bamanuka mu mwobo, bamanuka ibikilometero bajya mu kuzimu. Bageze mu kuzimu baratambika, barangije ari inzego mumvishe bagize burira bazamuka. Imana ni igitangaza. Iki Imana yakoze ni ikibasubiza inyuma. Haleluya. Yarabanje igakukumba isayo riri hirya, ikukumba ibiri hirya, irabazibubakira iteme, ariko ryateme ryubaka mu nyanja mo hagati, ikomeza itwikirizaho amazi. Yesu nashimwe. Kuko ngo bambukiye ahuma, ntabwo twibice ngo kugira umanuke mu nyanja ni ibikilometero birebire umanuka hasi mu kuzimu. Ariko Imana yaraje ibanza yica ubujyakuzimu bw'inyanja, iraza irahasiza, bakorera umuhanda mwiza uri hasi munsi y'amazi. Bo bareba bakabona nta kintu Imana iri gukora, bakabona inyanja iracyari yayindi, yabasubije inyuma kugira ibanze ibubakira inzira. Ikurura isayo ryo hirya, ikurura amabuye yo hirya, ibakorera inzira nziza yahumutse. Irangije kuri iyo nzira ikomeza isasaho amazi hejuru, wabireba ukabona nta kimana yakoze. Ariko niyo mpamvu Mose yatatse Uwiteka aramubwira ngo Mose, niki kiguteye kuntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Burya mu mizari icyo nakoze, haleluya, mu mizari icyo nagize gute nakoze. Inyanja itijya ku ruhande, byabaye nko korosoraho gatoya, korosoraho gatoya, batabona umuhanda mwiza cyane. Haleluya. Utakozwe n'Abashinwa, utakozwe na Strabage, utakozwe n'Abaturukiya, batabona umuhanda mwiza cyane. Burya wari wakorewe hehe? Mu mizi. Ibyo utabona suko bidahari. Aho uranyumvishe? Ibyo utabona suko bigize gute? Bo barebaga bakabona nta nzira, bakabona nta mazi gusa, ni inyanja gusa itukura. Ariko ibyo utabona suko bitagize gute? Burya mu mizi, mu mazi hasi hari mwibanga ry'Imana irimo irakoreramo. Ibyo utabona suko bidahari, ongera ugirire icyizere. Hanyuma bambukira humutse. Haleluya. Bambukira humutse, bambuka neza, bageze hakurya. Imana ishimwe. Bageze hakurya, kumbe Farawo yari yabibeshyeho nawe agerageza kwigana. Imana ijya iducisha mu rupfu kugira ibyatwicaga bitumenyere bidukurikire, bisigaranire rwa rupfu. Imana nishimwe. Yesu nashimwe. Dushima Imana. Mvuga kandi kanyuma ngana ku musozo. Kubisire nanone bageze ku imbere ya Yeriko. Bageze imbere ya Yeriko. Umunsi wa mbere bazenguruka Yeriko, abi Yeriko barabarebaga bati barabona bari gukora ubusa. Yesu nashimwe. Kumbe hari ingabo z'Uwiteka, haleluya, zamanutse hasi hehe mu mizi y'ikibazo, zamanutse munsi y'inkike y'Yeriko aho batareba. Bo bakazunguruka n'amaguru gutya gusa. Ariko sika mbibarize, naho mwese mwatera haleluya icyarimwe, njya ritire nakwikubita hasi. Burya ikibazo Kristo yari yakirangirije hehe? Bazungurukaga abi Yeriko bakabona inkike zabo ziracyahagaze, zirakomeye. Kumbe nta buzima zigifite. Hari umugabo wakemuye ikibazo ahereye hehe? Turimo turaca hejuru, ariko yavuganye natwe irimo irabikora ibiciye hehe? Yiwe, dukomera Imana amashyi menshi. Haleluya.
iminota dusigaje ngiye gusiga tugiye kwisengamo. Talastis ngiye kugarukira hano rwose. Iminota isigaye tugiye kwisenga mu Imana. Ndanye ngubwira ngo ibiguhangayikishije, ibyo bikurwanya, ibyo biguteye ubwoba, bibyongere kugukanga. Haleluya. Ongera uyigirire icyizere. Ongera ugire gute? Yigirire icyizere. Kuko yaje umva iyavuganye nawe ikibazo yagikubise gihereye hehe? Turindiye ko bizamuka bikagera hehe? Ku mababi bikagaragara. Reka dusenge Imana. Talashanostis tekita. Haleluya. Haleluya. Ngibyo dusaba tubishizeho umutima tugize gute? Tubyizeye ngo tugize gute? Turabihawe kandi tuzagira gute? Umva ibyo Imana yavuganye nawe ugize gute? Kandi uzagira gute? Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Ndagira ngo tugiye gusenga tubwira Imana ngo turagushimiye kubyo wavuganye natwe twabihawe kandi imbere gato tugiye kubibona. Ubwo ni bushire. Haleluya. Nubwo butumwa nari mfite ngize icyo nongeraho nyamucizeho ibyanjye. Yesu nashimwe. Haleluya. Tugiye gusenga. Twagiriye umugisha mwarimu wacu yageze hano. Ngiye kumwakira aze adusengera Imana. Haleluya. Umva muhaguruke dusenge. Nasoje. Agiye kudusengera Imana. Ndagira ngo ubwo ni bushire. Ndagira ngo uve mu mizi ujye hejuru mu izina rya Yesu. Haleluya. Namwe ibyo Uwiteka yavuganye namwe nibive hehe? Bigere hehe? Murakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Ubwo ndabasuhuje namwe muranyakiriye. Amen. Hariho igihe umuntu afashwa akabura icyo avuga, ukabura icyo urenzaho ukemera. Amen. Amen. Ngiye kwizerera n'utarizera kuko ndi kumva byumiye mu mizi. Amen. Amen. Ibi bintu mbiteranyije n'ibintu ejo Imana yatubwiye. Urabyibutse filimo? Ejo twari ahantu ngiye nakora inayote. Imana waheruka kubona aho Imana iza ukayibona. Hari igihe ugira ibihe ukavuga utari kumakagira Imana mwe. Ubu umugisha tugiriye ku Mana uturutse kuki? Ejo twagize umugisha dutashye. Pastor ari masozi iteraniro rwose arangije gutanga amatangazo. Imana inongera itwicazaho. Imana ivuga ibintu bikomeye. Ku buryo umuntu wese yagendaga byumva n'utarabatizwa umwuka wera akabyumva. Haleluya. Noneho mbihuje n'aya magambo ndavuga ariko nuko ejo hari umuntu watubwiye ngo ariko ngo Imana iri guhumuriza abantu ngo habari ikintu gikomeye. Niko kandi ubwo ariko mbihuje n'aya magambo sanga hari ikintu Imana igiye gukora cyiza. Waya ntabwo ari bikomeye ariko bikomeye tuzabihoramo. Nta gihe tuzajya tunywa n'isukari tuzajya duhora turya amagufwa gusa ni twebwe Imana yabonye dukwiye amagufwa. Haleluya. 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 Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu uyu mwaka n'uwibyiza kuri wowe. Umwaka turacyawuri hasi. Turi mu kwa gatanu. Haleluya. Twatuye ibitangaza bifate. Ikintu cyose ubona cyihutirwa ku buzima bwawe bari cyuhamagara. Haleluya. Kuko Bibiliya iravuze ngo nubyizera urabihabwa nonaha. Cyokora uzabibone wenda mu yindi minsi ariko haleluya Joseri byakire. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire ntabwo byumye uyu munsi. Byumye umunsi Imana ivugana nawe. Haleluya. Jewe ibyanjye byumye muri 98 nibwo Imana yampamagaye irambwira ati Chantal nzagukoresha umurimo ukomeye. Ubwo rero nibindi byose yambwiye byumye icyo gihe. Icyo gihe. Noneho bisigara bitegereje igihe kandi impamvu bitegereza igihe hari abantu tuba tugomba kwakira ibintu natwe ubwacu twireba tukitinya. Ikabanze rero kuguha ibiro bibiruta kugira ngo utazagushwa n'ubusa. Hari abantu nyine harugire bikavuga uti drosera we nzamuha ibipima 100 kg.
Dorosera ikajya imukorera ibitangaza bya buri munsi, ukagira ngo iramukunda, ahubwo Dorosera arangana n'ibiro jana. Iyo rero izaguha ibipima amatoni, haleluya, ibanza kukugwizamo imbaraga kugira ngo ejo hari umuntu tuvuye muri uwo murimo, hari umuntu wanjyanye arantahana ngeza mu rugo, yambwiye ijambo rikomeye, ambwiye ati mwari tuzi ikigeragezo kibo kiruta ibindi, gikomeye kiruta ibindi, ati ni ugutunga amafaranga. Avuga nti ngaho ko abakristo ariyo birirwa basengera, niko yambwiye mu modoka nziza ya Prado yarantwayemo. Ikigeragezo kibaho gikomeye kiruta ibindi ni ugutunga amafaranga. Urabyumvishe kose? Wabyumvise ngo icyo wakihanganira? Patrick witubeshye, reka dusenge, kuko yahise ambwira nka bangahe baziranye, ati shati yaraduhanuriraga tukava i Kigali tukajya mu ntara tugiye kumusanga, atariko Imana imaze kumugira neza abivamo. Ati cyambabaje kuruta byose uko yabivuyemo n'ifaranga ryahise rimuhunga, ubu yasubiye kuba umukene. Ayi wowe, kuko iyo uri mu bukene urasenga, iyo wamaze kuyakira ntubona umwanya. Niyo mpamvu mwebwe mutegereza Imana ibanze ibaha ibiro. Ibintu yarabyumvishije, haleluya, ahubwo nimutegereza ibiro. Ubu wakongera gucuranga wayabonye, twajya tukubona rata, oya twabona bake. No se wajya Dubai ryari? Wajya mu Bushinwa ryari? Noneho rero ikibazo si uko ukubona, ahubwo ugiye mu Bushinwa ufite ibiro bijyana nawe mu Bushinwa. Reka dusenge Imana, impamvu urimo kuyasaba nuko utayazi. Mafaranga agenda yazi bihagije, ndayazi. Yego rata, dore Dorosera avuze ijambo ryiza, Imana iguhangana n'ibiro by'agakiza ufite. Nibyo byiza, iguhangana n'ibiro ufite. Naho ubundi niba Kristo akunze ubugingo kuri wowe kuruta byose, hari ibintu byinshi byakwambura ubugingo. Tugiye gusenga, wazamuye mu kwizera, wamaze kumva ko ibintu byawe byose byakwirukansaga, ubwire Satani ngo nubwo unteye ubwoba, ibintu byanjye Imana yarabyumishije. Urizeye? Imana yabyumishije kera, Imana yabyumishije umunsi ivugana nawe. Ahubwo agiye umuntu ugiye gusengera n'utaravugana n'Imana, abari nawe uza hano. Umuntu utaravugana n'Imana kuva yakizwa, kandi nubwo yaba atarakizwa akaba akeneye kumva Imana imuha isezerano, naze tumusengere. Simvuze uwihana, simvuze ugira ute, Imana ntivugisha abakijijwe gusa, hari n'igihe waba ukiri mu rumogi ikakuvugisha uwo munsi ugahita unaruvamo. Umuntu wumva ukeneye kumvugana n'Imana, naze tumusengere, tumusabire Imana kuvugana nayo. Abandi ngiye kubasengera, mwizere, mutegereze, ibyanyu byarumye. Ubwo mwese mwavuganye nayo, rero nimutuze umutima, mwe kujahagiza imitima. Amen. Ntihagire ugira ubwoba niba ataravugana nayo akaba nta sezerano, kabone nubwo yaba yaraye asambana, naze iramuvugisha. Niyo ifite imbaraga zo gukura umuntu mu busambanyi. Nta muntu niyo yakubwiriza kangahe, niyo yagira gute, nta muntu wagukura mu busambanyi. Ariko Imana ishobora byose ikura umuntu mu busambanyi ikamuha kubuzinuka. Hanyuma rero umuntu tugiye gusengera ubabaje n'utaravugana n'Imana, uwavuganye nayo byumye umunsi ivugana nawe. Ahubwo wowe banza urebe kuri muri kondisiyo y'abantu bumishije ibyo Imana yavuganye nawe, kuko utabaye maso nawe yakumisha. Mwari mubizi, hari igihe mu bintu yumisha nawe wabamo, kuko ibintu byose, urugero ushobora kuba uri ikibazo kuri mwene so, hanyuma Imana yaza kumisha ibimurwanya ikaguheraho. Ubwo rero ndababwira ngo Imana yarabyumishije, ahubwo ba muri kondisiyo Imana ishaka kugira ngo ube mu bantu bazabibona. Kubihabwa yarabihawe, ahubwo ba muri kondisiyo y'abantu bazabibona. Icyifuzo ubwo mwacyumvise, ngiye gusengera abantu bari muri kondisiyo y'abantu bazabibona. Utayirimo yifuze kuyijyamo, utayirimo ashobora, ubwo nanjye nongeyeho ubundi buhanuzi, utayirimo nawe ishobora kukumisha aho kugira ngo yumishe ibyawe. Ariko mu izina rya Yesu turi imbere y'Imana, ntago yakumisha, ahubwo yumisha ibikumisha mu izina rya Yesu. Ariko ba muri kondisiyo, ntugashake gufata byose, ba muri kondisiyo. Mana nyiri ibihe bidashira, mu izina rya Kristo Yesu, uri Imana yumva, uri Imana ireba, uri Imana imenya. Iri jambo rifite imbaraga nyinshi,
iri jambo rifite imbaraga nyinshi kandi iri jambo riziye mu gihe. Iri jambo riziye mu gihe. Uri Imana yumishije ibintu byose bitwirukankaho. Uri Imana yumishije ibintu byose bitwirukankaho. Uri Imana yumishije ibintu byose bidukoma mu nkokora. Ndabigushimiye. Iri teraniro niri gukomera amashyi kuko hari ibintu wumishije. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntambara turwana, ibigeragezo ducamo, abarozi baroga, ibibazo byose duhura nabyo, ubukene n'ibibazo n'ingorane, ubushomeri, ibi byose turagushimiye ko wabyumishije. Nubwo tukibibona, dutegereje igitangaza cyawe, dutegereje kuzabibona, ariko warabiduhaye. Turanezerewe muri iri teraniro, tunejejwe nuko wabiduhaye, tunejejwe nuko hari abandi bihaye mu izina rya Kristo Yesu. Turakunezerewe Uwiteka, turakunezerewe nyiribiremwa, turakunezerewe mutanga bugingo, turakunezerewe nyiribihe. Wowe wenyine ugira icyo ukora ukakirema ukagikomeza, wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye uri Kristo, turagushimiye uri umunyembaraga, turagushimiye urihagije, Haleluya. Turagushimiye muri iri teraniro ry'abera, turagushimiye kuri Imana ije kugira neza abantu bayo. Ndagushimye ko muri uyu mwaka hari ibibonetse, abantu basenze uyu munsi kuwa mbere, hari ibyo babonye muri uyu mwaka. Ndagushimye ko hari ibyo bagiye kwakira. Haleluya, haleluya. Hari abagiye kwakira amashuri, abatigaga bagiye kwiga, hari abagiye kubona akazi, hari abagiye gushyingirwa, hari abagiye kubona urubyaro. Haleluya, haleluya. Hari abagiye kubona umugisha mu kazi kabo, mu bucuruzi, mu buryo butandukanye. Ndagushimye uri Imana itanze umugisha, uri Imana haleluya, uri Imana ikuyeho. Izina ryawe ryubahwe. Hari ibyo ukuyeho kandi uri Imana ibikuyeho. Uri Imana yihagije, uri Imana yitamurura, uri Imana igaragara ku manywa, uri Imana igaragara igihe cyose umuntu utekerezaga. Izina ryawe niryubahwe. Ndagushimye kubanye natwe, ndagushimye kutugire neza. Mukozi wo mu mugisha, mugire neza, umwagure, imbaraga zawe zikomeze kubana nawe. Mugisha umwome muri byose mu izina rya Yesu. Amen.